Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari mu ntara, bari ku migabane itandukanye y'isi, wowe tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo, Yesu Kristo nashimwe. Mwene data, nshuti yanjye, ni ukuri uri imbaraga zanjye, wowe untera imbaraga kandi uramfasha, wowe ukora komenti ndetse namwe mumfasha gutambutsa rivuga butumwa murigeza ku bandi. Iki gitondo mbasabiye umugisha, Imana ibaha umugisha, kuko uri umukozi w'Imana mu buryo wowe utasobanukirwa, ariko ibyo ukora Imana ijya ibiguhera umugisha. Nagusuhuzaga rero mwene data, nshuti yanjye, ndasuhuza abakristo bose b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose. Imana ibanezeze, Imana ibarebe neza, Imana ibishimire. Iki gitondo ndakwinginze ngo ubanze Imana aho ugiye, ubanze Imana mu kazi kawe, ubanze Imana ku bawe no ku byawe. Banze Imana uyishimire ibyo yakoze, uyishimire uburyo yakubereye intwari ku rugamba, uburyo Imana yarambuye igipfunsi cyayo igahaza kwifuza kwawe. Ushima Imana muri iki gitondo. Nurangiza wiragize Imana, kandi ndakwingingiye Imana Data, Imana ishobora byose, ngo ihagarare hagati yawe n'ababisha bawe, ntukegerane nabo, mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo ni igitondo kidasanzwe, ntikigeze kibaho, ntikizagaruka. Niyo mpamvu muri nibature dufata umwanya tukareba ibyo ikoze mu ijoro ritambutse, tukareba uburyo irizingazinze, tukareba uburyo izinguye amanywa, tukavuga ngo Mana urahambaye, uratangaje, kandi uri Imana nziza. Imana ishimwe rero ko itwongeye umwuka wo guhumeka. Imana ishimwe ko ivuze ngo tubeho tukaba tubayeho. Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo muri hamwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byacu byo gusenga Imana. Turacyari muri teme yacu ivuga ngo uri rugero ki? Uri rugero ki mu bo mu bana? Uri rugero ki ku mugabo wawe? Mugabo, uri rugero ki ku mugore wawe? Wa musore we, uri rugero ki mu bandi basore? Wa mukobwa we, uri rugero ki mu bandi bakobwa? Ese uri role model w'ikihe kintu? Hari umuntu wifuza kubaho nkawe, ku buryo uri urugero abantu bifuza kumera nkawe? Iyo nkubwiye ngo uri rugero ki, ni uko imyitwarire yawe n'ibyo ukora byawe bitera benshi guhinduka nkawe. Ariko se uri rugero ki? Uri rugero se abantu bareba bakifuza guhimbaza Imana? Uri rugero se abantu bareba bakavuga ngo Imana igira neza? Uri rugero ki? Aho ntiwaba uri urugero rwo kuba ruvumwa. Uri rugero ki? Ni ijambo nashatse ko tuganiraho. Iri ni ijambo rituma wowe ubwawe wishyira ku munzani. Ni ijambo rituma utavuga ngo abantu baramvuga, ngo abantu bagenda bavuga ngo meze gutya. Wowe iyo wifashe, wowe mu cyumba cy'umutima wawe ukishyira ku munzani, mu by'agakiza uri rugero ki? Mu byo kubaho utanduranya uri rugero ki? Uri rugero ki muri sosiyete? Uri rugero ki? Ese umva uri umuntu wakifuzwa na benshi bakumva bifuza kumera nkawe? Uri rugero ki? Mu magambo uvuga, mu bikorwa ukora, uri rugero ki? Iyo uri kuvuga abantu bifuza kuba basubira mu magambo yawe meza uvuga. Ese hari amagambo uvuga meza batangaho urugero, akaba icyitegererezo cy'abazagukurikira cyangwa cy'abazagukomokaho? Ndakubajije ngo uri rugero ki? Biragukwiriye kuba urugero rwiza, biragukwiriye kuvuga amagambo atuma abandi bumva bayasubiramo cyangwa kurura imitima yabo bagahimbaza Imana. Biragukwiriye gukora imirimo ituma abantu bakureba bagahereza Imana icyubahiro. Biragukwiriye kwera imbuto, abantu bareba izo mbuto umuntu akifuza gukora nk'ibyo nawe ukora, haba mu buryo bw'iterambere risanzwe, haba
haba mu buryo bwo gusenga, haba mu buryo bwo gukunda Imana ishimwe. Ariko se reka nkwibarize mwene data, wowe ubwawe were kugira ngo abandi bantu barata bagusome plaque bagende bavuga ngo dore uriya muntu ameze gutya na gutya, wowe ubwawe uri rugero ki? Wowe uri rugero ki? Uri icyitegererezo mu biki? Imana idusange. Reka dusome ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo. Turasoma ibice 10, ni igice cya mbere, turasoma umurongo wa 12 na 13, hanyuma twisomere umurongo wa 16. Imana ibaha umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'iri jambo handitse ngo Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye. Imana ishimwe. Nawe nubwo utari urugero rwiza, ugomba gushimira Imana ko hari imbabazi zayo zakubayeho muri cya gihe, uyu munsi ukaba uri muzima. Imana ishimwe. 12. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije. Imana ishimwe. Tubashishwa n'Imana, tubashishwa n'imbaraga z'Imana. Buriya imbaraga z'Imana zonyine nizo zijya zibashisha umuntu, zimuha imbaraga zo kureka icyaha n'igisa nacyo. Ngo wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa. Imana ishimwe. Akangabira umurimo we. Imana ihabwa icyubahiro. Wavuga ngo nta murimo ufite, ariko wa mubyeyi we, no kurera abo bana ni umurimo ukomeye, kuko uzababazwa uzababazwa nuko bahindutse abana babi, ariko wowe uzabareresha ijambo ry'Imana, uzahinduka nyuma. Imana izaba ari umuhamya wawe yuko ntacyo utakoze. Rero itorero wowe ufite umurimo Imana yakugabiye ni uwo gutoza abana bawe inzira nziza bakiri bato. Rero hano Pawulo we abivuze neza, we ari kwivugira iby'ivugabutumwa. Aravuga ngo Imana yamugabiye umurimo. Imana ishimwe. Ngo nubwo nabanje kuba umuntu umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo. Pawulo ari kuvuga aho Imana yamukuye. Avuze yuko yabaye umutukanyi, avuga ko yarenganyaga ubwoko bw'Imana, abanyamasengesho, abasenga, ndetse akaba umunyarugomo. Imana idusange. Nawe wasanga uri umutukanyi ruharwa, ari wowe mu kanwa kawe havamo ibitutsi, umuntu yumva agafunga amatwi, umuntu watukana umuntu agakebuka agahita akata inzira akareba iyindi yerekeza. Ariko Pawulo we, Imana ishimwe, ari kwibuka aho Imana yamukuye. Nawe rero wari ukwiye guhindukira ukava muri ibyo bibi. Ariko narababariwe. Imana ishimwe, kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Birashoboka nawe ko ibyo uri gukora muri iyi minsi ufite ubujiji rwose. Satani yagushyizeho akantu ko kugutwikira ku maso no ku bwonko, unanirwa kumva ko wakakira umucyo w'Imana. Pawulo rero avuze yuko yatukanaga kandi akagira urugomo kandi akarenganya abantu, ngo akiri mu bujiji. Imana ishimwe. Ariko birashoboka ko nawe waba ukiri mu bujiji. Dusomye umurongo wa 16 handitse ngo ariko icyatumye mbabarirwa, Imana ishimwe, ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njye uw'imbere kwihangana kwe kose. Imana ishimwe. Ese wari uzi yuko impamvu ukora ibyaha, impamvu wagiye uba gashuhe, impamvu wagiye uba ikigenge, impamvu wabaye icyomanzi Imana ikihangana, impamvu wabaye ikigenge Imana ikihangana, wari uzi ko ari ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri wowe ubwawe, yerekanire muri wowe mw'imbere, muri wowe imbere kwihangana kwe kose. Yesu ibyo yabikoze agira ngo akwereke ko yihangana. Yesu abikora agira ngo akwereke ko yihangana. Nakubwira ngo rero uyu munsi wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, wongere wumve unyotewe no kubana na Yesu Kristo, kuko agufitiye urukundo umwana w'umuntu atakugirira. Imana ishimwe. Kandi akakugirira imbabazi, nta handi izo mbabazi Yesu Kristo akugirira wazibona. Ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Twavugaga ngo uri rugero ki? Ahubwo
kuba urugero, ni ukuba example, ni ukuba icyitegererezo. Pawulo hano abivuze neza, aravuze ngo ibyo byose Yesu Kristo yakomeje kwihangana, akomeza kumwihanganira ngo kugira ngo azabe icyitegererezo cy'abazizera Kristo bagahabwa ubugingo buhoraho. Nawe rero nakubwira muri iki gitondo cy'uyu munsi, wakire Yesu Kristo kandi ukore iby'Imana ishaka kugira ngo uzabe icyitegererezo, kugira ngo uzabe urugero rw'abizera Imana, rw'abakorera Imana, rw'abihannye. Imana ibagire neza. Shalom shalom, muhahe muronke mugendane n'Imana. Ndabakunda cyane. Izina rya Yesu ni